siko nyuma rero dutangire. Muri ku itariki ya mbere Mutarama 2025 umwaka mushya watangijwe n'igitaramo gikomeye cyane cy'umuhanzi w'icyamamare mu Rwanda cyangwa se Mugisha Benjamin cyabereye muri Kigali Arena. Igitaramo cyari cyateguwe mu rwego rwo gususurutsa abakunzi b'umuziki mu gihugu cyacu cy'u Rwanda cyangwa se gutangira umwaka mushya mu byishimo. Abarenga 15,000 bitabiriye kino gitaramo. Mwaka 2025 bihuje gahunda nyinshi z'iterambere mu Rwanda, aho igihugu cyashimangiye ibikorwa by'ubukungu n'icyerekezo cy'iterambere rirambye. Mu gihe ingengo y'imari y'igihugu nayo yazamutse, muri uno mwaka ingengo y'imari y'igihugu yarazamutse igera kuri miliyari zirenga 7, cyangwa se byatewe n'ubukungu bwagiye buzamuka bitewe n'ishoramari muri serivisi, ibikorwa remezo ndetse n'ubukerarugendo. Mu rwego rw'umubano cyangwa se mu rwego rw'umubano mpuzamahanga, Perezida Paul Kagame muri uno mwaka yageze kure mu mishyikirano y'akarere n'amahanga, harimo ibiganiro bikomeye cyane mu rwego rw'amahoro n'ubukungu. Mu kwezi kwa Kamena na tariki 27 u Rwanda n'igihugu cya Congo bagiranye amasezerano y'amahoro n'ubufatanye yabereye Washington DC agamije kurangiza intambara yo mu burasirazuba bwa Congo. Ni inama yayobowe n'umuyobozi wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump ku bijyanye n'imikino. U Rwanda rwatangije ibirori by'imikino ku rwego rukomeye cyane ku rwego rw'isi, ku rwego mpuzamahanga. Iyi ni yindi ni World World Championship isigaye y'amagare ku rwego rw'isi yabereye mu Rwanda ku itariki ya 21 kugeza ku itariki ya 28 Nzeri. Abasiganwa cyangwa se abanyamagare abatwazi b'amagare ku isi hose bari mu rw'imisozi 1000 bari kugenda basiganwa. Ari niyo nshuro ya mbere y'ino siganwa yabereye mu mugabane wa Afurika cyangwa se kuri Afurika yose. Byari bibereye kandi no mu Rwanda ku nshuro yarwo ya mbere. Isiganwa ryagaragaje ubushobozi bw'u Rwanda cyangwa se ubwiza bw'u Rwanda ndetse n'umutekano mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Ikindi kintu gikomeye cyabaye muri mwaka wa 2025 ni Giants of Africa Festival yabereye i Kigali ku itariki ya 26 Nyakanga kugeza ku itariki ya 2 Kanama. Ikaba yari ifite gahunda y'imikino, umuco ndetse n'uburezi ku bana bakiri batoya cyangwa se guhugura abana bakiri batoya. Ni ibirori byitabiriwe n'abakinnyi bakomeye ba NBA, harimo no gusuka Kawhi Leonard muri Kigali cyangwa se kuza gusura abana muri Kigali uwo bita Kawhi Leonard. Ahangaha yinjiye mu bikorwa byo guhugura abana cyangwa se guhugura urubyiruko. Ibikorwa bya Giants of Africa byaje no guhuzwa n'igitaramo gikomeye cyabaye igiye gusoza festival cyangwa se gusoza Giants of Africa. Tumwe n'abahanzi batandukanye nka Ayra Star ndetse n'abandi benshi bagiye batandukanye.